iragusaba gusambana ngo aguha akazi gute? Imana igusiga ubwiza bwayo, iki gikundiro n'iki gitinyiro ijuru rirabiduha uyu mugoroba. Hari amateka yo kurabagirana, hari amateka yo kwegera Imana. Mujye kubaza uyu munyamasengesho ukomeye cyane uri mu badiyakoni ba mbere, mumubaze bano bagabo bamuzanyeho itiku, ababa Albertino n'abanyaziya n'abanyakirikiya n'abanyaragizandiriya. Yari yarezwe n'amatsinda y'abantu 7. mu kwegera Imana muzahavana imyanzuro y'ijuru. Ni Imana izi gusobanura ibintu bidasobanutse, ni Imana itazakunda kuyoba, n'uyiyoboza inzira izakuyobora. Yarabyemeye. Minerivare yigira ubuntu, iravuga ngo nzakwigisha, kandi Minerivare ni ubuntu. Ijisho ryanjye rizakugumaho, support, security ni ubuntu. Haleluya! Uvuge ko horo tutagira ibyo twangiza we. Haleluya! Ku buntu muhimana amashire bamwabyumvise. Ntihagira usigara inyuma, kugeza umwami Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ntihagire n'umwe banasigaza. Mwese, abize batarize, ibikara, inzobe, abatazi base n'abanyina, abavutse ababyeyi batanabishaka, abantu bari aho ngaho, bari aho gusa bafite n'ingingo zituzuye, bose Yesu ati muze mbaruhure, mbaruhure akuburushye. Hari isi yakwiteza indushyi wowe, niyo handi uzi bahamagara indushyi uretse Yesu. Ashimira Imana ifite ibisubizo. Mbabwira amakuru, ntabwo igisubizo kiri kure, kiri hafi yawe, hafi yawe, aho ngaho, aho ngaho. Nabwiye abarokore ndababwira nti kubera iki abantu bafite ibisubizo by'abantu ntibabire kure. Ubu muzika ibintu hano biguhangayitse, ubu muntu mwegeranye afite ibisubizo, ariko kubera uko abantu batakumvira umwuka, umuntu asonza uhaza muri ruhande. Ugasanga umuntu afite amafaranga yawe, muraririmbana, yanze kuyaguha. Kibaza ushaka no kumubwira uti wamaye amafaranga yawe, ariko arahari rwose afite ibisubizo byawe, ariko akabigumana. Ejo bundi turi gusenga, Imana yaravuze ngo uzambwirira abantu ko ibintu basengera byose Imana yabishubije. Yavuga ngo ibisubizo byose birahari. Uwiteka, ibintu byose dusengera birahari. Ati birahari. None se ko tutabibona? Numva ijwi rimbwira ngo igisigaye ni uguhura nabyo. Muhe Yesu amashyi azanyuranya amaboko, gaciro kawe kagaragare. Mw'ijuru hari Imana izi gutabara bera, muyegere gusa. Se murumva mwahageze, nimwongere Yesu amashyi menshi. Ahantu hari Imana, ahantu hari Imana, ndimo ndahumva ubwiza bw'Imana. Iri teraniro ntabwo risanzwe, ni ushaka niba ufite haleluya yizamure nawe dushimira Uwiteka. Imana iri hano hantu. Ibi bihe n'Uwiteka wabiremye. Komeze mwumve Imana, mwuzure umwuka wera. Ibi bihe ni Imana ibiremye. Twongere Imana amashyi, mwongere muvuge haleluya, 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 haleluya. Yitwa Imana ishobora byose.
niyo ifite ububiko bw'umuyaga. N'Imana ihagarara mu itangiriro ikaba yageze no mu iherezo. N'Imana ireba mu nda y'ingumba ikabona mu ishyanga rinini. N'Imana ikora ibitangaza bitangaje kandi bifatika. Iyi Mana muri iki giterane kwiyereke igukorera ikintu gifatika. Kumpera igihamya cy'uko wateranye, ikumpera ikimenyetso kigaragaza ko wateranye. Iyi Mana ikwiyereke mu buryo budasanzwe. Uyu mugoroba Imana igukemurira ikibazo cyari kimaze igihe. Uyu mugoroba ijuru rikwishimire. Haleluya! N'Imana yitwa El Shaddai, bisobanura ngo n'Imana ishobora byose. Yitwa Jehova Nisi, bisobanura ko ari ibendera ryacu. Yitwa Jehova Tsidikenu, n'Imana gukiranuka kwacu. Yitwa Jehova Shalom, kaba amahoro yacu. Kitwa Jehova Shama, n'Imana iri hano hantu. Haleluya! Yitwa Adonai, bisobanuye ngo ugomba kwiyoroshya ukamenya ko icyubahiro cyayo. Nimwivugishire ijambo rivuga ngo icyubahiro ni icyayo. Icyubahiro ni icy'Imana yitwa Adonai. Yitwa Adonai. Yitwa Adonai. Duhaye umugoroba wo kurabagirana. Numvaga nari mbikeneye kandi nawe wari ubikeneye. None Imana irabitwemereye. Tubonye aho tuzajya dusohokera. Tubonye soroti yo ku mugoroba. Twongera Imana amashyi dukoreye igitangaza. Imana ihabwe icyubahiro. Ngiye gusoma ibyanditswe, hanyuma mbabwire ibintu 7 byiza byo kuvugana n'Imana. Ndasoma ijambo riri mu Kuva igice cya 34 umurongo wa 29 n'umurongo wa 30. Kuva igice cya 34 umurongo wa 29. Mose amanuka umusozi Sinayi afashe mu maboko ibyo bisate byombi biriho ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi yamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. Murebe niba iyo u itangirwa n'inyuguti nkuru. Niko bimeze? Uwo rero ni Uwiteka. Ndagusabira umugisha uyu mugoroba wo kuvugana n'Imana. Mu bintu Imana yiteguye gukora muri ibi biterane mwafunguye uyu munsi, Imana yiteguye kugivugana natwe. N'Imana ivuga kandi ijambo ivuze ikaririnda kugeza risohoje. N'Imana itagira amagambo, n'Imana igira ijambo. Kandi uwo yabwiye ijambo imurindana naryo. Assurance mufite n'ijambo ry'Imana mwumvise. Iryo jambo ntirirogwa, ntiritegwa, ntirigambanirwa, ntiwarigwanya, ntiwabishobora. Imbaraga z'Imana ziherekeza ijambo ryayo. N'Imana itagira amagambo, n'Imana igira ijambo. Iryo jambo yirivuze iranaryirindira kugeza irisohoje. Iyi Mana ntishobora kukuvugisha ngo utahe uko waje. Hari ikigomba kuba kurabagirana. Ntiyabimenya
umurongo wa 30 uravuga ngo Aroni n'Abayisiraheli bose barebye mu maso ha Mose, babona mu maso he harabagirana, batinya kumwegera. Ndabasabira ubudahangarwa ijuru ritanga. Bisubiyemo, ndongera mbisubiremo, barebe mu maso mbibatureho, basabiye ubudahangarwa butangwa n'ijuru. Hakagira ibintu bikwegera bidakwiye kukwegera. Ijuru riguhagarareho riguterera imbago, ntihagire ibipfa kukwegera. Hari icyo bita kurengera no gukubagana, hakagira baza kugukubaganaho. Ndagusabira ubudahangarwa ijuru ritanga. Muri uyu mugoroba Imana itwemereye ubudahangarwa. Imana igushyiriho iki gikundiro cyayo n'ubu bwiza bwayo, hakagira umuntu uza kukubwira amahomfu n'amateshwa. Umuntu w'umugore wambara impeta, banabizi neza ko ufite umugabo, undi mugabo akurambagije ati, akubwiye gute ko gukunda? Yagiye kubibwira umugore we. Niba atashoboye kubibwira umugore we, yagiye mu ishyamba akabibwira ibiti. Haraza kukujajwaho, ntabona uko washingiwe. Ngo ndagukunda, uri mwiza. Yagiye kubibwira umugore we. Mbasabiye ubudahangarwa, mbasabiye imbaraga ijuru ritanga, izina rya Yesu. Aragusaba gusambana ngo aguha akazi gute? Imana igusiga ubwiza bwayo. Iki gikundiro n'iki gitinyiro ijuru rirabiduha uyu mugoroba. Muyiha amashyi n'Imana ifite umutima mwiza. Itorero ry'Imana rikwiriye uburinzi, rikwiriye uburinzi n'ubudahangarwa bw'ijuru. Kuki bidasobanuka ibintu byawe? Ijuru rize ribisobanure. Hari amateka yo kurabagirana, hari amateka yo kwegera Imana. Mujye kubaza uyu munyamasengesho ukomeye cyane uri mu badiyakoni ba mbere, mumubaze bano bagabo bamuzanye hwitiku, ababa Albertino n'Abanyaziya n'Abanyakirikiya n'Abanyaregizandiriya. Yari yarezwe n'amatsinda y'abantu 7. Yitwa nde? Stefano, umudiyakoni wa mbere. Muzasome neza ibyanditswe, biravuga ngo yari yuzuye. Yaracakase, muvuge ngo yari yuzuye. Yari yuzuye ubuntu bw'Imana, ubwenge, umwuka w'Imana no kwizera, byuzuye bidacakase. Muzarebe icyigisho cyiwe yigishije. Baramurega mu rukiko, bamurega ikirego cy'ikinyoma. Marayika w'Imana araza aramwegera. Abantu bari mu rukiko baramutumbira. Bamutumbiriye basanga mu maso he hasa gute? Bavandimwe, inshuti zima, hasa gute? Harabagira. Ngo mu maso he ngo hasaga nk'ahamarayika. Harabagira. Uyu mugabo ko tumurega, aho kurakara karabagira. Ngiye kugusabira mwe nizo mbaraga. Bakurwanye, bakubeshyere, bahimbahimbe, urabagirane. Bacukura imyobo, ijuru ricukure ritinde iteme. Bategura ibirozi, ijuru ribimene utambuke. Muhe Yesu amashyi azatu, azanyuranya amaboko. Gaciro kawe kagaragare. Mu ijuru hari Imana izi gutabara bera. Muyegere gusa, ni muyegere, muzabona ibyiza byayo. Ararabagirana, baratinya. Hari abantu bari baramutinyutse, n'aba bavandimwe be. Uyu witwa Aroni nawe aratinya. Abayisiraheli bose baratinya.
ntibagira n'umumwegera. Mose arangije abari bubaha karibu. Urebe umurongo wa 31. Mose arabahamagara. Aroni n'abatware b'iteraniro ryabo basubira aho ari. Mose ababwira amagambo. Nyuma Abisirayeli bose bamwigira hafi, abategeka ibyo Uwiteka yamubwiriye byose ku musozi wa Sinayi. Mose amaze kuvugana nabo atwikira mu maso he. Kandi uko Mose yajyaga imbere y'Uwiteka kuvugana nawe, yikuragaho icyo gitwikirizo akageza aho asohokera, agasohoka akabwira Abisirayeli ibyo yategetswe. Abisirayeli bakareba mu maso ha Mose, bakabona, ufite Bibiliya navuga iryo jambo, harabagirana. Mose agasubizaho cya gitwikirizo akageza aho yongerera kuvugana n'Uwiteka. Niba mugira umutima mwiza muvuge muti amen. Muhe Imana amashyi. Kubera umwanya, icyambere muzavana mu kwegera Imana. Mu kwegera Imana muzahavana imyanzuro y'ijuru. Ndabasabira mwese, ndazamura n'ikiganza cy'iburyo, ndebe hano iyi korale yicaye, ndebe n'aha ngaha iyi korale yicaye, ndebe n'iki gice gutya, ndebe n'ahariye muri iyi kamera. Hari igihe nakubitana n'umuntu uri nko mu Bwongereza cyangwa Mozambique cyangwa se nko mu Bubiligi, uri nka Namiri cyangwa ntuza hariya Bruxelles, ugakubitana ukareba mu maso hanjye ugahita ukira. Kuko mu ijuru hari Imana igira umutima mwiza. Ndabasabiye mpereye aha, mbasabiye kubaho mu buzima burimo imyanzuro y'ijuru. Ayo mashyi muyongere. Imana ibamere kubaho ubuzima burimo imyanzuro y'ijuru. Mbasabiye kubaho ubuzima burimo imyanzuro y'ijuru. Muhe Yesu amashyi yo hejuru. Haleluya. Imyanzuro y'ijuru. Burya inama z'isi ziraterana bagafata imyanzuro. Ndagira ngo mbabwire ko no mu ijuru hajya haba inama, bakanzura, ukabaho mu myanzuro y'ijuru. Iyi myanzuro y'ijuru mubaze kuva isi yabaho kugenda kugeza ubu tuvugana, abantu bose b'Imana bagiye bamenya imyanzuro y'ijuru, bayikuraga mu masengero. Nivugishe mushaka muvuge gahoro, muvuge ngo gusenga. Subiramo ngo gusenga. Aho hantu hava imyanzuro y'ijuru, hava ibisubizo bidashidikanywaho biturutse mu ijuru ku Mana ishobora byose. Ikakuyobora, ikakubwira icyo ukora, ikakubuza icyo idashaka gukora. Ititaye ko hari abandi babikora wowe ikabikubuza, akubwira ngo mwana wanjye nyura hariya, ibi wibikora, ibi wibijyamo. Mbasabiye ubuzima burimo imyanzuro y'ijuru. Imana ibibahe, ntabwo muzabyicuza. Imana ibibahe, muzabaho neza. Imana ibibahe, no mu mubabaro muzaseka. Imana ibibahe, muzabaho mwishimye. Mbasabiye ubuzima burimo imyanzuro y'ijuru.
ejo bundi umwana w'umukobwa yaraje arambwira ati pasiteri sengera ubaye iki mwana w'Imana? Arambwira ati ndashaka umugabo. Hanyuma se ufite imyaka yo gushaka? Ati ndayirengeje. Ati bavuze 21 ndayirengeje. Hanyuma se ufite fiance? Ati nicyo kibazo mfite. Ati mfite abahungu 10 bari kundambagiza. None nayobewe uvuye ku Mana ninde? Uzanywe n'irari ninde? Uzanywe n'abadayimoni ninde? Uzanywe n'iyisi ninde? Uze kujajwa ninde? Ndashaka ari 10. Ni bose se bavuze ngo iki? Bose bavuze ngo I love you so much. So much bayikize gute bose? Nta numwe se bose bari kumbwira ngo tuzabana. Bari kuvuga kandi ko bankunda cyane. Ni wowe se yurebye ubona bimeze bitete. Ngendi kureba nkabona sinshobora kumenya uwijuru rimpaye, uwo abadayimoni bazanye, uwo satana azanye, cyisi ndi kubimenya. None sengera mbishurira kugira ngo mbabwire ko mu ijuru hari Imana, hari Imana, hari Imana izi guhitamo, ikaguhitira mu wayo. Senga amubwira ni mwana w'Imana, ntireka mubwire uko ijwi ry'Imana rimbwiye. Imana irambwiye ngo pfukamaha, igisubizo kiraza kuva mu nzozi nijoro, uraza kurota. Imana dufite Imana yitwa Museruka Rukambye, Kabambabazi Rukundo, ni inkinjurira ngabo yitaramanya natwe duserukana insinzi. Ni Imana izi gusobanura ibintu bidasobanutse. Ni Imana itazakunda kuyoba, n'uyiyoboza inzira izakuyobora. Yarabyemeye. Minerivare yigira ubuntu, iravuga ngo nzakwigisha. Kandi Minerivare ni ubuntu. Ijisho ryanjye rizakugumaho, support, security ni ubuntu. Ijisho mbega security ni ubuntu. Kandi wakubwira ukuntu umutekano uhenda. Ariko mu ijuru bemeye ku support gratuit, wakwishyura ngahe se? Nzakwigisha Minerivare ubuntu. Imana ikigisha ikava ku ntebe yayo cyubahiro ikagusanga hari urara, iti mwana wanjye ku buntu, ikagusobanurira. Ukabaza utese ndishyura ngahe? Ubu muzareba ukuntu nasari abana b'iki gihe Minerivare mureba higeze muri Cambridge, muri kwishyura ngahe? Batini menshi pastor, ni menshi. Akana kataramenya no kuvuga ukabona borudero ubishyuye amafaranga miliyoni. Haraho bambwiye miliyoni 6 ku gihembwe. Mwe muri kuvuga ngo mwishyura menshi, miliyoni 6 ku gihembwe. Ubwo mwaka ni miliyoni 18 matenere. Ntuzongere kuvuga ngo wishyura menshi. Ashuri ntago arahenda, ntago bihenda. Kura mwishyura 800 miliyoni ntara cyari make. Cheya tekereza miliyoni 6, akantu katazi no kwandika katabizi. Ati se babiga iki? Ngo barimo babigisha ngo amarangamutima ngo meza. Ngo amarangamutima meza, ngo kugira ngo umwana azabaho ngo yishimye. Ngo nitwo bari kubigisha abazungu baba batwigiye. Ako kana se kagenda niki kategeye, afite imodoka, afite umushoferi. Tibarya iki se? Tibaba bateguriye baraba. Tibasoma ibitabo se tibarabica. Abayemerewe guca ibitabo kuko no muri Minerivare birimo. Babirimo nta kibazo kugira ngo yishime. Minerivare nganiryo. None ijuru Imana kukwigisha, kugusobanura gratuit ubuntu. Haleluya. Uvuge ko horo tutagira ibyo twangiza we. Haleluya. Kubuntu
muhimana amashyi bamwabyumvise. Ntihagire usigara inyuma, kugeza aho umwami Yesu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ntihagire n'umwe banasigaza. Mwese, abize batarize, ibikara, inzobe, abatazi base na ba nyina, abavutse ababyeyi batanabishaka, abantu bari aho ngaho, bari aho gusa bafite n'ingingo zituzuye, bose Yesu ati muze mbaruhure, mbaruhure fakuburushye. Hari isi yakwiteza indushyi wowe? Nihe banduzi bahamagara indushyi uretse Yesu? Mwabikoze neza, mufata umusaraba muwushyira imbere, dore nguriya mwawushakiye n'indabo, mwarakoze we, muzawutakeho n'andi matara. Umusaraba dore nguriya niho hariya. Rero mwese hepfo ruguru majyepfo amajyaruguru, muze mbaruhure. Ntabwo Yesu ajya akoresha indushyi. Muzamubaze abantu ahamagaye arabanza akabaruhura. Ntashobora gukoresha indushyi, ntibibaho. Ntashobora gukoresha abaswa, ahamagara abaswa ariko ntabwo ajya akoresha abaswa. Abahamagaye arabigisha kandi ku buntu. Niyo mpamvu Yesu avuga ati abantu muzemera rero, muzemere mu babagaragu banjye, munyigireho ko genda umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Niyo usa nabi ndaguhanagura, niyo ufite ibimyira ndakogora nta kibazo, niyo waguye ndakubyutsa, niyo ufite intege nke nzaguha imbaraga, nubura igisobanuro nzagusobanura. Mumuha amashyi, ni umwami mwiza. Imana rero bampera umugisha. Nari ndimo mbasabira imyanzuro y'ijuru. Nabikuye herero, nabikuye mu Kuva igice 15, bavuge ngo mugenda n'ikaramu murebe umurongo wa 22. Hari ikintu ijuru rigiye kugukorera ubu nonaha. Ubu nonaha, nonaha, ntabwo bizabe ejo, biraba nonaha. Mose ntabwo yarabagiranye amazi iminsi asenze, yarabagiranye agisenga. Nimurebe Kuva igice cya 15 umurongo wa 22. Haravuga ngo Mose agendesha Abisiraheli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze i Mara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga. Icyo cyatumye hitwa Mara. 24. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? 25. Ndahasoma inshuro 3. Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Atakira Uwiteka. Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Uyu mugoroba Imana ikwereka igiti kirimo umuti. Hari ibintu mutazamenya ni mudasenga, ariko hari ibintu Imana izabereka ni musenga. Kwitotomba n'ibirura bizaryoshwa nuko Imana ikweretse igiti kirimo umuti. Muzi ko biriya shyamba hari ibiti byinshi, ariko Imana imwereka igiti. Amubwira ati dore rero mwana wanjye, ikibazo cy'amazi arura, igisubizo ngikiriya. Ngikiriya giti bari cyuca ujugunyemo ahinduke meza. Ndashimira Imana ifite ibisubizo. Mbabwira amakuru, ntabwo igisubizo kiri kure, kiri hafi yawe. Hafi aho ngaho. Nabwiye abarokore ndababwira ni kubera iki abantu bafite ibisubizo by'abantu ntibabire kure. Ubu muziki ibintu hano biguhangayitse, uwo muntu mwegeranye afite ibisubizo, ariko kubera uko abantu batakumvira umwuka, umuntu asonza uhaza muri ruhande. Ugasanga umuntu afite amafaranga yawe, muraririmbana, yanze kuyaguha. Kibaza ushaka no kumubwira uti wamaye amafaranga yawe, ariko arahari rwose afite ibisubizo byawe, ariko
akabigumana. Ejo bundi turi gusenga, Imana yaravuze ngo uzambwirira abantu ko ibintu basengera byose Imana yabishubije. Yavuga ngo ibisubizo byose birahari. Uwiteka, ibintu byose dusengera birahari. Ati birahari. None se ko tutabibona? Numva ijwi rimbwira ngo igisigaye ni uguhura nabyo. Imana muri iri joro iguhuze n'igisubizo cyawe. Uyu mugoroba ubu nonaha mukemera ubutumire, mukemera gutegura izi ndirimbo, mukambara neza gutya, Imana ibahuze n'igisubizo cyanyu nonaha. Itamenya uko mbigenza, ijuru rimingero irambwira riti sobanura, ibwirira abakobwa. Muri iri teraniro harimo abakobwa mwateranye, mufite imyaka yo gushaka, murimwo nababonye hano barimo bihutirwa, ababonye rwose. Muri iri joro ryo kurabagirana haraba ubukwe bwinshi, haravamo ibintu, haravamo ibirori. Iyi minsi 21 ikurikiranye n'iki gicaniro cyarabagirana, haravamo ibintu. Murabirebesha amaso yanyu, murabibona, kandi birihuta, birava vuba. Ko hano mwanyeganyije Uwiteka, itara ry'Imana riramurika. Bisobanura rero ngo ubasigaye no kubona imirimo y'Imana. Ibitangaza mugiye kubibona neza n'amaso yanyu, n'amaso yanyu abirebe. Umva ijwi rivuga ngo abo bana b'abakobwa, abasore bazashaka baravutse. Wowe uko ubibona, ubona ataravutse? Ubu ubona atahari? Uzi ikintu gisigaye ni uguhura. Ashobora kuzaba ari wa Kimironko cyangwa ari hari iwanyu urubonobono, azaze kuririmba hano muhuri. Ahubwo mushumba mujye mutumira amakorari menshi ibaze none unawuririmbe ibintu byo kuvuga, ujye ku murongo w'imbere, ufate mikrofone. Hari igihe ijuru riba ryavuze ngo umukobwa uza gutera ikorasi akavuga ngo haleluya haleluya, akabivuga kane, ni uwo nguwo. Nawe rero bakakubwira ngo utere ikorasi, ukavuga ngo ngewe ngo se ikorasi. Mwemere gukorera Imana, izabatabarira mu murimo. Igisigaye ni uguhura nabyo. Subiramo ngo guhura nabyo. Ofisi uzakoramo barayubatse, n'imodoka uzatwara barayiguze, n'uruganda rwarazikoze. Hasigaye ibibanza uzagura barabifite. Ntabwo uzajya kugura, ntabwo uzajya hirya ya Canada hari isirangirira, ntabwo uzirwa ujya hirya za Vancouver. No, ikibanza hano i Remera, hano neza muri Gasabo. None se ko bahiyanditseho hose, numva ijwi rivuga ngo hazaba mitasiyo. Hazaba iki? Hazaba, mugende mubaze mu murenge, hari umukozi ushinzwe ako kazi. Ushinzwe bamwita ngo iki? Bamwita ku murenge ntahaba. None se ugira ngo bamuhereye akazi iki? Bamuhereye akazi ngo ubutaka bukuveho bungeho. Niko mugende muri kontara ye harimo kuyobora uko mitasi ikorwa. None se ubwo urumva umuntu guverinoma yamuha atazi ko akazi kazakorwa? Karahari rero kuvuga ngo ibibanza byarashize, birahari. Imodoka ngo none se ngo ko baziguze ngo inganda zirakora izindi. Ijuru ibyacu birahari, muhumure mu ijuru bazatugabira. Ngo Mose abonye ikibazo ahishurirwa igisubizo kivuye ku Mana. Imana ibaha umugisha mwinshi. Harya murangiza 3:00, ngira ngo ni mu 3:00 murangiza niwe, cyangwa muri muragu ni saa 4. Sinzi simbizi umushumba wahanga kubera gukunda ijambo ry'Imana akubwira ngo ivugira Imana. Ndimo ndumva twasenga ibintu mfite aha
icyambere no kubaho ku buzima burimo imyanzuro y'ijuru. Uwo mugisha nawo basaba Imana wubahe mwese. Haleluya. Nujya no kuyobera iburyo cyangwa ibumoso, inyuma yawe uzumva ijwi rivuga ngo iyi niyo nzira. Ntuzayobe, no mu gukora kwawe, no mu gucuruza uzabaza Imana icyo ucuruza. No mu kubaka uzabaza Imana inzu wubaka iyo ariyo. Kandi ibintu namenye umwuka arambwira ejo bundi ngo abarokore cyane cyane bo muri Afrika y'ibiyaga bigari, hano ufashe Kongo, Rwanda, Uganda, Tanzania, nanuza hirya muri Kenya, ukamanuka nuza hari akandi gahugu kari hepfo kari Somalia, ukazamuka gatoya na za Ethiopia. Biriya bihugu ngo abarokore babyo babibamo n'u Rwanda, imitekerereze iri hasi. Biga n'abantu bakennye, n'abantu batazi kubaka inzu zizamuka. Biga bubaka inzu imwe agahita asakara, ntibazi kumena dare. Ibyo bintu byo kumena dare ntibazi ibyo ari byo. Uranamubwira uti mwakwishiza hamwe muri 7 mu kubaka inzu 7, umwe akamena dare, undi agafata ikibanza mu kirere, undi gutyo, ntibazi kwishyira hamwe. Ngo umwe ngo nakantu kiwe kamafuti, undi amafuti, undi utundi dufuti, mbega udufuti yuza abantu ko bafashe ubutaka babumaze babushyiraho udufuti. Twashyizeho inkingi zikomeye, noneho tukamena dare, tukazamuka ku buryo dushaka kugira inzu 65. Muri kumva iyo nzu 50, ubutaka bwani Kigali mugende mubaze, ni ubutaka bukomeye ku buryo bushaka kwikorera inzu ndende kuzamuka, kuko ikirere murabizi ko ari ubuntu. Ariko muragipfusha ubusa. Umuntu aravuga ngo ubutaka ngo ni buto kandi ikirere. Mubaza abantu bakunda kugenda mu ndege, burya kugira ngo hari ngo ni ibirometero ngo riba ari mirongo, muzabaza bana ba docteur niba ari mu ahantu indege igera ngo ikabura iyo irenze atmosfere y'ahantu Imana yisisi, ni mu birometero byinshi, yari 75. Urumva hari ahantu koko ubwo sare hari etaje zinga, hano hose hakiri umwuka, ukazamuka ku buryo hano mushaka kubaka inzu, ku buryo nza hano nkabone se n'umushumba ari yehe, bati umushumba araruhutse tari mu cyumba cya 35. None se kumugeraho subuti hari hantu hari essentiel iti twashyizemo speed ku buryo mu minota mike wabo mugezeho, ti araboneka se, ti urabanza ugaca muri 7 ukaka audience yebaba we. Ariko mwuru cy'inzu ngufi kandi kirere mwarangiza ngo ni hatoye, ni hato saa hejuru hose. Mwarese muri kukurabagirana tugafata ikirere. Ubu hano abantu barimo bubaka, muzarebe bahita bagura amabati bagitera amatafari 12. Kibazo baba nuko uko bari mugufi bibaye ngombwa n'inzu ngufi. Kandi afite abana 7. Utekereza umuntu ufite abana 7 yakanirwa kumena dare ngo kore fondation ku buryo n'abana ushobora kubabwira uti rero namennye dare ya mbere, ubwo umwana wa kabiri nawe azanure, mujye mukomeza muzamuka muzagira igisekuru cyo kwa Rudasingwa kirekire gutya ijuru, kandi mukabyubaka bifitemo na essentiel, bakakanda bikazamuka. None nabuze urusengero njyamo ngo nkande bizamuke hose, ndahagira ngata mbona igisenge. Nibi namwe mwarasakaye mushyira mu tuntu tw'umweru, harawugira ugatubona amabati. Ese ntanuze ko mutagizemo bati twararangije mu mabati, bati twararangije ni sound proof se, bati ati niyo tiri mu madirishya. Aba bantu ubu ibi ni biki byateye? Ntabwo bashaka kuba ku rusengero rw'urubyiruko, ntibashobora kuba ku rusengero rw'abana. Kubera iki? Ubutaka baravuga ngo ni buto. Kubera iki? Bubatse inzu imwe bahita basakara.
ubu hano yo mu Menadare tugahita twibakira urw'urubyiruko hejuru tugakomeza hejuru tukagira icyiciro cy'abadiyakoni muri 30 aho babarira amaturo muri 12 ariko ubasanga bayabarira hano hepfo ngaha ubu dushatse kuryama umenya sinzana bashumba barara umenya atari ndaza kubaza ndebe icyumba cy'abashyitsi nk'ubu dushatse kurara twarara ndaza kubaza ugasanga nta mazi arimo ugasanga nta bathroom zihari ugasanga nta potage zihari nta yawurute nta pome saba abantu bicisha abahanuza inzara ibintu bizagenda biti ariko ni imitekerereze iri hasi twabona ibintu korari ririmbye ubu ntimukeye ngo nuko ari iremera ngo baranywa amazi kandi bararirimbye ntago baba bagiye ihene ngo banywe umufa ngo naba hano mbega mucunga haje abashyitsi niho abaririmbyi bahabarya ntimushobora kugaburira erayono amahoro inzara rekatati muririmbira ubuntu mutahe kubera iki ntago turabagirana ngo duhishurirwe n'ubono bagiye kuva ha 3 baragenda batari ubugari ubu nuko bashakira agacupa k'amazi kibasi ibintu nibi kubera iki ihishurirwa niri gufi Nyagasani aduhe turabagirane ndabasabira guhishurirwa ndabasabira ibintu by'Imana ndabasabira impinduka Mwuka Wera azanye muhe Yesu amashyi bamwabyumvise Mwuka Wera azane ibintu bidasanzwe Mwuka Wera azanye guhishurirwa kubaho ubuzima burimwo imyanzuro y'ijuru ubwo byananiye kuva aho rero nimeke dusenge mbasabira icyo buriya n'ikimana yashakaga Imana iza n'ibintu byayo ibigushiremwo ubeho mu buzima bw'iby'Imana ishaka mwaje gusenga mufite amaguru muhaguruke hamagara Imana tuzongere tugaruke twongere tunagaruke turirimbe gutya gahoro ari hano ngwaduhembure ari hehe ari hano ngwaduhembure abagabo mwenyine n'abasore ari hano Adonai El Shaddai ngwaduhembure abagore n'abakobwa Adonai El Shaddai ngwaduhembure twese hamwe ariya zamura ibiganza bibiri ariya uyu mugoroba ariya ngwaduhembure subiramo wizeye turarabagirana ari hano ariya ari hano ngwaduhembure tangira ureba hano hari umwijima mu buzima bwawe tangira ureba hano hakeneye kurabagirana tangira urebe ukuntu byari byarabaye umwijima byari byarabuze ishusho ariko umwami Yesu ari hano ngo aduhe kurabagirana ongera uririmbe ari hano ariha dukeneye umucyo w'Imana haleluya
ari hano umwami w'abami ari hano ari hano haleluya ari ari hehe umwami w'abami ari hano i Remera muri uyu mugoroba muri rusengero ari ndakumva Adonai ndakumva ari hano muri uyu mugoroba kugira ngo duhembure ari hehe ari hano ari hehe ari Jehova Shama El Shaddai Imana ibabarira Imana itanga agakiza ari tugiye gusenga Imana ishimwe. Nagira ngo mbaze niba hari umuntu wakwakira Yesu muri uyu mugoroba, niba hari umuntu utarya igaburo ryera, uyu ni umugoroba wawe kugira ngo ngere ugaruke mu itorero. Nubwo waba umwe cyangwa babiri, mwazamura ibiganza aho muri, maze Imana ikazana kurabagirana mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Niba uhari zamura ikiganza cyane, maze tugusengere by'umwihariko uyu mugoroba. Imana nawe yandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Arahari umuntu ushaka agakiza, arahari umuntu uzi ko ari nyuma y'itorero. Ari hehe? Zamura cyane turebe aho wari. Bari hehe? Ngabariya mwareka tukabahamagara, ni benshi ndabona bahari. Nimuze umushumba abasuhuze, abafate mu kiganza, abakire, ababwire neza. Kandi ndasaba kugira ngo Imana muri uyu mugoroba kurabagirana, abantu bari inyuma y'itorero nibazajya baza, inama zishinzwe kubakira zijye zibigira vuba, mubakire vuba, mubakire ijuru ribababarire, bahinduka abana b'Imana bemere kwakira igaburo ryera. Duhe Yesu amashyi twakira aba bantu bemeye agakiza. Haleluya. Mubasuhuze, murabona ko ari bakuru babitekerejeho kandi ijuru rikoze igitangaza. Twongere Yesu amashyi menshi. Imana ishimwe cyane. Mubereke uko bapfukama, maze tuzamura ibiganza tubwire Imana ize itwiyereke, ize iduhe kurabagirana. Mana data wa twese uri mu ijuru, iri teraniro ni ryiza cyane waduhaye kubamo. Muri iri teraniro ijambo ryawe ryatubwiye ngo kwegera Uwiteka niko kwiza kuri nge. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro. Haleluya. Turagushimiye kuko uri Imana ifite umutima mwiza, uri Imana ibabarira, uri Imana ifite gahunda nziza. Wari umaze kubona ko umwijima wari umaze kutubudikana, umwijima n'amajwi menshi byari bitujeho, tukayoberwa kumenya ijwi ry'Imana. Ariko ijambo riratubwiye ngo hari ibintu bigiye gusobanuka. Uko Mose yarabagiranishijwe n'uwo bavuganye, niko muri iri teraniro tuzajya tuhavana kurabagirana duhawe n'ijuru. Iki giterane ntigisanzwe. Haleluya. Uru ni urugendo rwo guhura n'Imana yera, ku Mana tukavana ibyera, abantu batubonye bakamenya ko twavuganye n'Imana yera. Ndasabye impinduka mu mikorere no mu mivugire, abatubonye bamenye ko dufite Imana ishobora byose. Uwiteka kora, turashaka kubaho ubuzima burimo imyanzuro y'ijuru. Iri teraniro rihuye umugisha wo guhishurirwa hari igisubizo, rihuye umugisha wo guhishurirwa hari igiti kirimo umuti, hari amazi y'Imana yaruraga byari byatururiye, twari twabuze ubukomeza urugendo, ariko hari igiti kirimo umuti. Turakimenya gute? Kubwo gusenga. Ijuru riraduhishurira ibyo tugomba gukora, ko tugomba kwifata umwifato w'abasenga, imikorere y'abasenga. Ibyo tugiye kubimenya muri rabagirana. Haleluya. Uwiteka, uyu mugoroba twirukanye imigambi ya Satani ku buzima bwacu.
abo umwanzi yari yarateje umwijima wicura burindi wari warabuditse mu miryango yacu, mu bana bacu, mu gihugu cyacu. Turasabye ngo umucyo w'Imana urase. Haleluya. Turasabye ngo ubwiza bw'Imana buboneke, bugaragare. Ubwiza bw'Imana, uri Imana iboneka, uri Imana ifatika, uri Imana ifite ibihamya. Turakwizeye, utubabarire aho twayobye, tubabarire aho twagiye mu byemezo twifatiye tudabanje gutegereza ijwi ryawe. Utubabarire, ubabarire abagabo bose, ubabarire abagore n'abasore n'abakobwa. Utubabarire Mana, uhereye nonaha uyu mugoroba turagarutse, turakugarukiye n'imitima yacu yose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Turashaka kubaho ubuzima bugendeye ku myanzuro y'ijuru. Uwarimwe wibaza icyo yakora, musobanurire. Iri joro tugiye kurota, iri joro duhishurirwe, iri joro duhishurirwe. Uwarumwe yibaza uko bizagenda, marayika wavuganye na Yosefu, haleluya, uyu mumarayika agiye kuvugana n'uriya mugabo amusobanurire mu nzozi. Warambwiye ngo ugiye gukorera mu nzozi. Ndasengera inzozi ijuru riduha, ndasengera inzozi, ndasengera iyerekwa. Uyu mwanya tugiye guhishurirwa buri wese ku giti cye, kubera ko umwenda ukingirije hera watabutse mu kabiri. Bisobanuye ngo buri wese yagerayo. Duhishurire, n'aba bemeye kwihana bahishurire. Ndagushimiye, tugukomeye amashyi, tugushima mu izina rya Yesu, amen. Mwongere Yesu amashyi, muvuge haleluya, amen. Mubagira inama abo bana b'Imana, mubandike ku bandi, niba natura mubasabire imbabazi, mubandike mu gitabo, mubandike mu gitabo, mufate na telefone zabo, niba mufite n'amata mubahe banywe n'agafanta. Ayo mashini muyagire menshi. Abantu mubana baze kumenya kuvuye gusenga. Wumvise umugisha ngusabiye? Abantu mubana baze kumenya kuvuye, baze kumenya kuvuye gusenga.